yatashye ahekenya amenyo yakambisha agahanga, ahonda agatoki ku kandi agera mu rugo kimeze gutyo. Uwari mu rugo wese yazweho n'uyu munabi, nyamara kandi ntabwo byari ngombwa. Suje abagabo mwese mutaha muhekenya amenyo mwakambije agahanga nk'abanyerondo ba nimugoroba, mwajya kuryama mukaryama mwerekeye ivure. Bituruka he ngo umugabo wasuzuguye mu kazi cyangwa mu kabari ari mu nzira wenda cyangwa mu muhana yanyuzemo atahana umunabi yakambije agahanga ngo aboshye intuzi. Abo mu rugo bose bakangarane boshya bikanze intare rwabwiga. Uwo bashakanye bikamucanga kubera ko wenda bwana tanze yanze kujya ku meza ngo ndetse najya no kuryama ryama yerekeye ivure, urugo rwose rugasuhererwa kubera bwana tashya atishimye. Abana munsi y'ibitanda, mu rugo rwose ibintu bikayoberana. Ndabasuhuje cyane bakunzi bacu, ni mwarimu Isaac Muganira. Nkundi iyo tuganira tukungurana, wibuke gukora subscribe niba batarayikora, dukomeze twagura uyu muyoboro twunguraniraho. Kurikira ikiganiro kugera ku musozo. Nsuhuje abagabo mwese mutaha mutishimye mugataha muhekenya amenyo, mwajya kuryama mukaryama mwerekeye ivure. Hari n'ibigo runaka wabisangamo ugasanga umuntu yigize intare batinya, kandi nyamara ari umuntu usanzwe, ngo niba mwikanga bagwirirane nkaho biri mu bitanga umusaruro muri icyo kigo. Abo kubahwa nibyo tububahe rwose, buri wese mu mwanya we, ariko kandi ntitugashaka isumbwe rirenze. Hari imico abagabo bamwe na bamwe bagira mu mibereho yabo ya buri munsi, nyamara bayigenzurana ubushishozi ugasanga itari mu bwenge buhagije, habe no gushyira mu gaciro, nyamara bakayitsimbararaho ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, nyamara buryo bw'umugabo ntabwo busobanura ubwenge nyakuri. Umunsi umwe umugabo witwa Ahabu yarimo arambagira mu gihugu, abona uruzabibu rwiza rutohagiye ararwifuza, mu mutima we yanzura ko rugomba kuburwe uko byamera kose. Akoresha inzira zose ngo arugure, ariko Naboti nyir'uruzabibu aramuhakanira, ararahira arirenga, aramutsembera yuko atabasha kugurisha gakondo yari yarazwe na basekuruza. Uyu mugabo Ahabu atanyuzwe n'umwanzuro, ataha arakaye ahekenya amenyo bakambisha agahanga, ahonda agatoki ku kandi, agera mu rugo akirakaye yakimeze gutyo. Mu rugo buri wese yagezweho n'uyu munabi w'uyu mugabo Ahabu, nyamara ntabwo byari ngombwa kubera yuko uyu mujinya yari yatewe na Naboti, kubera ko amwimye uruzabibu ntabwo byari bikwiye yuko awutahana mu rugo. Abagabo mwese mumeze nk'uyu nguyu, ndabasuhuje cyane, menya Ahabu ari sokuruza wanyu. Ubundi iyo warakaye ukora iki? Ubitura nde? Kubera icyo bigenza gutyo? Mu isomo bita psychology cyangwa se igamitekerereze, hari icyo bita displacement. Bakunda umugabo abwira umugore nabi, umugore yabura uko abigenza akabwira umukozi wo mu rugo nabi, umukozi agahindukira akabwira umwana wo muri urwo rugo nabi, umwana nawe kubera umujinya akavudukana injangwe yo mu rugo, injangwe yarakare kica inkoko yo mu rugo. Muri make umujinya watewe na papa utumye inkoko yateraga amagi y'abana bigenderamo. Sibara, ntabwo ari umuco mwiza kuba umuntu yahuriye n'ikibazo mu kazi ngo agahinda gatura basanze mu rugo batabigizemo uruhare. Si byiza ko ikibazo umuntu yagiranye nabo mu rugo rwe agomba kugitura abakozi be mu kazi, kandi wenda abakozi bari abaziranenge. Ikosa rihanirwaho ryakorewe mu rugo cyangwa mu kazi. Gusa ibi ntabwo bitandukanye cyane no kuvumbisha umuntu mutasangiye. Kwa kundi umuntu abyuka n'isindwe akarikomezanya ku kazi, agenda yandika 8 mu bana kandi wenda ari umurezi w'umwuga. Abaye ari na muganga, ntabwo kuvumbisha abarwayi biri mu nshingano za muganga, kuko mu byazinduye abarwayi ntabwo harimo kuvumba muganga. Ubundi kera ko inzoga yari mu cyura buhoro, bigenda gute ngo dutinyuke guserukana mu nshingano? Ese buriya byaba ari byiza gute bitabapfa mu nshingano? Ntawe utafata kamwe agashoboye, ariko ntabwo dukwiye guhuza ibintu bidahura na gatoya. Burya ku kazi harera
ni ahantu haduhesha ishema bitewe n'ibyo dukora tukitwa abanaba. Ntabwo hakwiye kuba ahantu ndetse dukwiye gushakira ihumane ry'uburyo bwose, si naho dukwiye gushakira abanzi, kuko umwanzi wa mbere dufite ni ibibazo bitwizungurizaho, kandi imvano yabyo ntabwo ari abo tubana, si abo dukorana, ahubwo isi imenya irwaye, umugani wa Rugamba Sipiriyani. Ubundi bitera abantu umunabi ni byinshi mu buzima. Stress mu kazi zagutera kuvuga nabi, gusuzugurwa bitari ngombwa. Hari ibibazo by'ubukungu iyo bitameze neza, ntabwo nigeze numva umuntu uvuga neza akennye. Iyo hari ibintu bitagenda kandi umuntu akunda gufuhira ko ibintu bigenda neza, uwo muntu nawe ashobora kuvuga nabi. Gusa uko byamera kose, ntabwo ari byiza kwirengera ingaruka z'ibyo umuntu atagizeho uruhare, kuko burya mu buzima icyaha ni gatozi. Birashoboka yuko wakunze iki kiganiro, ntugende udakoze subscribe, ukore like, ubasha no kugisangiza abandi, tugakomeza kwagura uyu muyoboro twunguraniraho. Ndabashimiye cyane rero bakunzi bacu, ibiganiro nk'iki nakagaruka. Mwakoze cyane kudukurikira, naho ubutaha mbifurije ibihe byiza birimo ibyiza byose mwifuza. Imana ibahire cyane, ndabakunda.